Inzira bwarangiye kugeza ikirego mu rukiko. Siko byagenze. My God. Umukobwa yaratureze. Mama agambwira ko tugomba kwitaba. Igihe cyose sinyasi izatugeraho tugomba kwitaba. Ntabishobora byose. Turakora iki koko? Njye ntabwo nibaza ko ibi bintu byashobora kugera hariya hantu hangana kuriya. Ntabwo nibaza ukuntu umuntu ashobora kwitirira umwana utari uwe bigize hano, bikagera n'aho bigera mu bushinjacyaha mu rukiko. Ntabwo uramera neza sheri, tuza imbabara ntugire ikindi kintu utekereza. Nese Ariko sheri nta n'impamvu yo guhangayika. Oyesha biraha biteye ubwoba. None se byarabaye nyine tugomba kwitaba, ariko ndabona n'igiteye ubwoba kirimo. First of all, umwana ni wacu, sibyo? Uriya mukobwa rero nubwo yazamuye ikirego nzitaba kandi mukoze isoni, mfite ibimenyetso, ntacyo nishinja, umwana ni uwacu. Nigijyanira ubwoba ahubwo ko azakorwa n'isoni, yaba ari we cyangwa se undi wese waba ubyishe inyuma. Sheri Umunsi wo gutinza kugira ngo tubakoze isoni. Sheri wamakanya nkajya muri dushe nkuko nkimenaho amazi. Wayikize? Njyewe numva binteye ubwoba nkuko nawe wabyumvise puresha ikazamuka. Tuza yewe buri icyatumye wenda puresha isa nawe izamuka ni ibintu by'imanza ziba zije zidafite ishingiro. Nkibaza uburyo ngiye guhagarara mu rukiko mpagararanye na vumiriya ihagaze hariya mburana na karakana n'ubwema bwanjye n'igihagararo cyanjye mpagararanye n'umwana nakoresheje. Nicyo kintu cyankozeho kimbyukiriza umuvuduko, puresha irazamuka. Ariko nawe ubundi yewe none nzajya ngiye kubirangiza aho ngejeje, ariko finale nuko agiye gukorwa n'isoni. ngewe ikintu kimpangayikishije si ukubera ko umwana atari uwanjye, n'uwanjye koko, ahubwo kumbona mpagaze. Oya ntabwo mbyumva we. Noneho buriya ari ukuntu ujya no kuburana wenda ukagira ubwoba ukahuzagurika, kandi urabizi ukuntu unyaga mu mutwe. Tuza nzahagarara mu mwanya w'umuryango. Wenda uzaba urangora muri audience ureba uburyo urubanza rurimo kugenda, ariko ngiye ningiye mutware w'umuryango kandi nzahagarara neza. Ntabwo bwego kari agakobwa kazakorwa n'isoni, kazaseba pe, uzaba ureba. Azaseba se ngaho nibereye anjyanye mu manza, ariko atazabasha gutsinda. Ukuri guca muziko ni gushya, azakorwa n'isoni rero. Tubitega amaso twe. Ntabwo reka nongere relaxing ho gakeya ndebe ko ndumva ntaratora mitende neza. Introducing No Man's Sky, Adrift. The Adrift update brings a new gameplay event for No Man's Sky. For the Michel, mbabarira umbwira ahantu ugeze. Reba igihe nahereye nguhamagara ntabwo uri kubanguka. Ugeze heze? Okay, banguka.
mpamagara nk'urugutabaza neza wagira ngo uvuye mu cyumba. ntabwo wowe ubizi banguka we kumeze nk'uwatayiranga muntu se madamu Michel Kaburage nta nubwo nsuhuza byakomeye byakomeye habaye iki se ubu barangije kuduhamagaza mu rukiko Isabelle yavuze ngo iki babahamagaje mugiye kujya kwitaba Michel ni iki nkora ariko ibi bintu nawe bibonaga n'ubundi ko bizakugaruka ubwo nyine itaba wowe n'umugabo wawe n'ubundi narakubwiraga ko bizagukora itaba nyine Michel waretse kuvuga gutya nawe turajyana urajyana nande njye nawe Isabelle ngiye kuva navuka sinigeze numva amateka ko mama data marume nyogokuru wanjye n'abasengeneza banjye bose bigeze bitaba urukiko ninjye ugiye kubava muri nitaba urukiko ndatinya natitira sinzi ibintu nakora sindahagara mu rukiko n'umunsi n'umwe bivuga ngo iyi kese ugiye kwimenya wowe n'umugabo wawe n'uriya mukobwa wa vumiriya uko muri abo batatu sindimo Isabelle turi inshuti pe ariko aho bigeze uramenye top ndayamanitse mwami wo mwijuru abo ndeba nta cyaha nakoze uyu mugore niwe by'umwana w'abandi jya mu rukiko nyine baragukatira kandi urafungwa Michel nukuvuze nuzongera w'iby'umwana w'abandi ninde wazanye igitekerezo ninde wazanye yo kugira ngo icyo kintu kibeho ntabwo ari wowe wambwiraga ngo niburi none se unajyaga kubwa ngo uyu mwana njye nkurusha ubwenge kuki utabyanze se yakiri kare ikindi kandi njye nta nubwo nari nzi ko bizagera ahangaha numvaga tuziba umwana akaba uwacu karagakobwa n'agatindi nta muryango gafite nta kirengera bigahita birangira ukibonanira umwana ukigumanira n'umwana none bije mu rubanza uratinyuka ukanamamagara ngo Michel ngo mu rubanza ngo mu rukiko yewe uvuze ukuri koko reka ndarenga uvuze ukuri koko ko ntakurusha ubwenge nako ngo ntago wowe ndusha ubwenge ndi ikigoryi ndinjije Michel ntabwo nari nzi ko wantererana gute ibyo se njye nibyo mvuze Isabelle uvuze muke nyine nenda kubwira ahubwo Isabelle ntabwo nagutererana mva mbwira ikintu tugiye gukora iyi si turimo iyobowe n'amafaranga yega imana irahari ariko imana iyoboye mu ijuru turi kumvikana nta biro by'imana biba muri iyi si umva ikintu tugiye gukora tugiye guhindura umuavoka bikiri mu maguru mashya nonaha direct tugiye gushaka umuavoka mushya arabaca amafaranga muyamuhe tugiye kugura urubanza turatsinda murishyura umuavoka nta yindi nama ya nyuma nta n'ukundi gutekereza nta n'indi discussion sinaguta mu nama Isabelle tugiye gushaka umuavoka mushya ikirenze ibyo nge nawe turicana nawe tumubwira amafuti yose twakoze mubwira amabi yawe mubwire nyine ukuntu w'iby'umwana byose abimenye narangiza atuburanire kandi tugomba gutsinda nicyo amafaranga amaze uzi nyuma y'iki kiganiro mbwiye ikintu mbashije gukuramo Behold Disney Plus, Hulu and Max. This is so cool. It's just the beginning. Behold gukuramo nuko nkuyemo koko ngomba kwirwanirira kandi ndi uwumwe nk'uko bivuze gusa ntago ngiriye inama mbi ariko nibura Michel ni gutekereza ku bushuti bwanjye nawe afasha basi uzambera umutangabuhamya sibyo kuriya abantu bari kuganira umuntu akuramo icy'ingenzi ntago ibyo gushaka kungira umwanzi aricyo cy'ingenzi ubu ngubu nta nubwo ndi umwanzi wawe kandi wumvishe ko mise nigarura mu magambo Elizabeth nawe turi inshuti tubavandimwe nari ncitswe nyine karakaciyemo wowe nyemerera dushaka umuavoka mushyashya tumuha amafaranga dutsinda urubanza ese ko ntangira ubuhamya by'uzabikora ndi kumwe nawe sure yes reka dushaka umuavoka tumubwire buri kimwe cyose tuzatsinda ndeba mu maso uru rubanza njye nawe tuzatsinda nicyo amafaranga amaze njye nawe uru rubanza tuzarutsinda ikirenze ibyo njye kugushakira umuavoka Isabelle tugiye gushaka umunyamategeko wabyize udapacapaca
wagize gute wabigize uri hejuru wa wundi abantu bose babona bagakangarana icyo nzi cyazaduca amafaranga menshi ariko tumubone ubu nta n'umwanya wo kwicara mfite tegura amafaranga uri kubyumva ndagiye gushaka umuavoka kandi tuzarutsinda runo rubanza humura jya kureba umwana ariko nza nkwereke humura ndagiye humura urubanza umuavoka etse ndakuzanira amakuru yanjye rwose nakubeshye hari ibimenyetso wansabye rwose ntarabona byagenze bigeze kandi kuriya nakubwiye yuko umunsi w'ejo ari wo munsi wo tugomba kugeza ikirego mu bushinjacyaha hari umudogiteri wari kumpereza ibyangombwa bimwe nawe uhari hari n'ibyo nabuze rwose sinzi ukuntu biri buze kugenda kandi nari nagerageje uko nshoboye pe uko byagenda kose rero byose ugomba kubishaka ukabitunganya bikagaragara ugomba gukora ibishoboka byose uburyo bitarenze ejo cyangwa ejo bundi kuko iyo ibintu byagize urumva amakuru yose abo muhanganye baba bamaze kuyamenya iyo bamaze kuyamenya rero nabo batangira gukora izindi strategies zitandukanye ku buryo bishobora kutwicira yego ubwo rero ikiriho ni uko ugomba kugira gute kubikurikirana vuba uwo mudogiteri ushake nimero ushake nimero y'uwo mudogiteri umuhamagare umubwire ko agomba kuguha akanya hanyuma akagufasha kuguha ibimera biri byafite mu mashini zo ni konti zose akaziguhereza yego ariko washyanuka uranteza ibibazo kugeza ryari hejuru y'umwana wanjye nibyariye uranteza ibibazo kugeza ryari umwana wanjye ntabwo uri kunyumva reka nkubwize ukuri wa gakobwa we uri kunyumva ugomba guhita ubwira umwavoka wawe mugahagarika ikirego kubera yuko ngiye kugubabaza ngiye kugukorera ibintu mu buzima bwawe buri uwo ari we wese azabyandika mu mateka akajya abisoma mu gitabo umwana n'uwande n'uwawe n'uwande n'uwawe n'uwande n'uwawe ugomba gukora iki guhagarika ikirego cyangwa nkwereke kandi urabizi ngiza bera nta kintu n'iki na kimwe ntakora umwana n'uwawe waramwibyariye n'uwande n'uwawe waramubyaye reka nkubwize ukuri vumire urampangayikishije uranteza ibibazo hejuru y'umwana wanjye nibyariye n'uwawe rwose waramwibyariye n'uwawe wimpatiriza gutuma hari ikintu kibi nakora n'imbere y'imanjura byose umwana n'uwawe none hagarika ikirego uragihagarika cyangwa ntabwo ugihagarika n'uwawe rwose umwana n'uwawe ibindi byose birangira umwana n'uwawe uzatuma ibintu nzakora buri muntu uwo ari we wese azajya yicara bisome mu mateka ntunyinishe uzamura sekibundi. Are you older than 18? We're looking for motivated people to take online cybersecurity classes. If you zamura sekibundi uri kumvisha nawe umwana n'uwawe none ndongera kumva ngo amakonvokasiyo nkongera kumva ngo uri mu bushinjacyaha Fumiri ibe gasopo kandi urambona uwundi we umwana n'uwawe umwana naramubyaye Vumiri umwana n'uwanjye nabyaye yego n'uwande n'uwawe wabyaye nabyaye ubishyira mu bwonko bwawe kandi ubyumve ntiwongere gutuma nza kukwirebera kuko ngufite gutya komana kuko mu Isabelle usweranyishe ahubwo Imana ishimwe ko nategize mama wanjye mama
uranga wijya kure ndabona uri kujya kure cyane gutekereza cyane ntuhangayike birakomeye muyo ibintu byo kujya mu nkiko ntabwo byakoroha ariko ugomba gukomera niko bigomba kugenda gusa nanone iki kibazo kirakomeye ntabwo ari icyo kujenjekera kuko redi cyamaze kugera mu ki urukiko ubushinjacyaha ariko nubwo cyageze mu bushinjacyaha ntabwo wakwifata ngo witabe batakohereje asinyasiyo kizakurikiraho niba byageze mu bushinjacyaha ubwo ntegereje asinyasiyo nyine reba rero guhagarara muri izo nkiko n'ikibazo cy'uburwayi ubuzima nifitiye iyi puresha yanjye ariko se buracyakomeza kuza buriya noneho iyo haje ibibazo nk'ibi ngibi birazamuka suriba ariko no guhangana nabyo cyo gisobanuro cy'umugabo gusa ndahangayitse tidisi koko ariko nyine ugomba gukomera ariko uzabisohokamo humura ntugire ikibazo kandi ibya ntibigukange ndimo ndatekereza nibona mpagaze imbere y'abari abacamanza ndimo kwisobanura ku bintu by'amafuti nka biriya nzi neza yuko ndimo kuburana umwana wanjye bikancanga ariko rero nkuranga iyo haje ikibazo nka kiriya ugomba guhangana cyo ni nk'uko nk'inzara yatera mu rugo nyine ugashyirwa nabyo ugapagasa kugira ngo umuryango ubeho niba ikibazo nka kiriya kivutse nta kaga nyine ngo kaje karemerwa nuko babije nyine muri situation y'uburwayi nicyo ndimo kuvuga ugasanga bishobora kugira impact ku rubanza rwanjye ugasanga havamo n'impamvu zo gufeiringa cyangwa gutsindwa kubera nyine biba bije muri situation iyi pressure nayo indwara z'umutima ni mbi cyane ndabyumva ko ariko humura ariko ubundi ukuri kuratsinda sibyo igihe cyose akomeje gutsimbara kuri mukuri yewe na n'isaha kandi buriya ibintu byamaze kugera mu butabera byanze bikunze bizakemuka gukemuka ko bigomba gukemuka kuri guca mu ziko ni gushyira umugani wawe ariko iyi myiteguro no kubibamo nibyo birimo kugenda bimvuna urebye wacitse nagiye biragaragara disi biragaragara pe biragaragara ko ahantu hose wanegekaye washizemo ntabwo meze neza ariko twatakaje ibiroba wahora n'icyo wa mugabo we wa mugabo we ariko uriya mwana ntagukange komera sibyo kuba umugabo ni ugushikama kuba umugabo ni uguhangana n'ibibazo ntabwo umugabo ahunga ibibazo arashikama kandi none uya wikiheba urangana karabo ihangane nta mugabo wiheba ndeka ngo nta mugabo w'ikigo babyamvanze ariko amaherezo nzira ni mu nzu uko byagenda kose bigomba kubaho kandi tukabona igisubizo cya nyuma gusa ariko reka nkubwire yego ntiwarebera ngo ujye aho ngo uterere iyo ariko nawe uramutse ukabije ugacika intege ariko uzi ko buriya umuntu nk'uriya muba muhanganye iyo amaze kumenya ko wabaye gutya nawe atangira kumera nk'aho abyina intsinzi ariko nta makuru yanjye afite gusa ni wowe ubizi nk'inshuti yawe ariko ukuntu bigaragara umuntu wese umuntu mwahura ahita abibona kamera ukurikije ukuntu ndi kukubona we ntabwo uri kwireba ukurikije ukuntu ugaragara uzi ko wagira ngo warwaye malariya y'indi misaraba 5
indwara y'umutima ntabwo yoroshye kubitiraho na meditation z'ibibazo rero bikaba ibindi ariko mfite icyizere ko bizasoza neza nuko bimfatanyije ni crise bifuza nyine ngo nagize ya crise yanjye bivuga ngo akantu kagutushije ku bwonko njya muri crise ariko buriya hamwe no gufata imiti wenda biraza kurambasha kuzabihagararamo neza inshuti yanjye ugomba kumva hafi nyine nta kindi niyo mpamvu nanjye ubona nkora buriya nkurangana rwanya urugamba rukomeye kugira ngo ikibazo kibe cyarangira mu mudugudu ariko byaranze oya umura ntacyo nakuvuyeho inshuti yanjye ntacyo nakuvuyeho ntacyo nakoze nanubu kandi ndacyahari wenda bizi ko turi kumwe ndacyahari ntugire ikibazo ntabwo nzagutererana ukuri nabonye narakubonye niko n'ubundi nta kizahinduka mu by'ukuri nakoresheje ibishoboka byose kugira ngo bikemuke biranga ariko njye mbona mu by'ukuri uri mukuri kuko n'ubundi uriya mukobwa bizi ko yabuze ibimenyetso niba hari n'ibindi bimuri inyuma utamenya wamugana niba n'uburwayi bahana n'ijya abacamanza byarangiye babugiye kumupima rero ugira ngo ubundi ageze nk'imbere y'urukiko akikora biriya bintu yikora kugira ngo ubundi bamujyana kumupima rwose basa nk'umupimye bagasanga bwarayaze wereka wayine ndi kumva nanjye ucika intege nanjye mbe ndyamyeho gatoya buriya tuzagumya tubikurikirane nyine ntabwo reka ngende hari ibindi bibazo bishaka gukemura muri karitsiye hari umuntu aherutse kwibira ihene ziwe ku bujura bwateye ino Mana nyagasa ibi bintu ndabigenza nte koko ubu si uyu mwana musubize vumiriya ariko si umugabo koko nabeshye ndamusobanurira iki ko inda ye nari nwite yagiye mbega ibintu nijanditsemo natekerezaga ko ari ibintu byoroshye ubu koko ngiye gufungwa uzirahenze nzira umwana ikinyoma Imana ishobora byose ni iki nakora vumiriya gusa umugabo ndamubwira ngo ndumva nafite ubushobozi bwo kuba narekura uriya mwana amusubize vumiriya kuko kumurekura n'ubundi niko kwangirika niko kubura urugo rwanjye Isabe uzi kurangiye What to do if you drop your phone in water? This app ejects water. humura erega tuza iki kibazo nta hantu wagikwepera ntabwo wahunga ntaho wagishyira Michelle karame